Mariya akora ikosa kubera iminsi mikuru asigaye Yesu. Kubera iminsi mikuru agira gute asigaye Yesu. Baravuga ngo buriya yajyanye n'urungano, buriya yajyanye na bene wabo. Ariko Mariya tuzamubaza iminsi mikuru, mama iminsi mikuru maze abantu uzi ko umudamu akubwira ngo ejo dufite ubukwe urashakira urukweto utarugura mu kabiri kubera iminsi mikuru. Urashira umwenda nguyu barawubonye mu mpanda, urashira urumva. Ariko iminsi mikuru iminsi mikuru yatumariye abantu mwari. Iminsi mikuru umuntu akirirwa adasenga ngo yabuze umwenda wo kujyana ku minsi mikuru. Iryo jo muvuge ngo iryo jo ukabukingurira abadayimoni bose bakiye. Mariya mwumva abavyeyi bara asiga umwana w'imyaka 12 umunsi wose. Yesu ashimwe. Amen. Mwumva iminsi mikuru. Iminsi mikuru. Haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ngo iminsi mikuru dufite abakristo bari gusiba amateraniro ku cyumweru kubera iminsi mikuru. Ngo ejo yari mu minsi mikuru ntabwo yari yatashuye. Kandi ako gakobwa ataye ubukwe nikaza karepeta, nyina ndararepeta, ndibuze uyu mwuka we. Iminsi mikuru irimo gutuma abakobwa bambara ubusa. Umuntu akambara umwenda amabere yose akayasiga imusozi kubera iki? Kubera iminsi mikuru. Umubwira uti Pasiteri Jonathan agwaye kasi. Kandi umuntu atakuye kasi. Imana igomeshe. Koze kumva imwana. Arinde kuvumba. Iyo umuntu ari umusinzi nyawe yishakira akabare gahita. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 41. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka Dogiteri ibice 2 umurongo wa kandi mwari mujana wansome umurongo wa 41 kugeza ku wa 52 bice 2 umurongo wa 41. Mbatubika cyanditswe ndabizi mugiye guseka. Mama usubire kunyura mbaye mwenyewe. Reka dusome Luka ibice byaho 2 umurongo wa 41. Yego. Twongere ubushobozi bw'amaso. Areka dusoma bango Yesu yisigarira i Yerusalemu. Abango uko umwaka utashe ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Ngo nuko amaze imyaka 12 avutse arazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri, maze iyo minsi basubirayo. Uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu barajyanye nabo. Nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati mwana wanjye, niki cyatumye utugenza utya? Dore njye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye. Amen. Komera Imana yacu amashyi. Arivuze ngo dukomere Imana yacu amashyi nimba tuyafite mu izina rya Yesu. Haleluya. Umva rero ikintu Imana imaye ngo mbazane ni ukudasiga Yesu kubera iminsi mikuru. Udasiga Yesu kubera iminsi mikuru. Mumbabarire mu iminsi mikuru. Amen. Hari iminsi mikuru.
iminsi mikuru tugira iminsi mikuru y'igihugu, tugira iminsi mikuru y'itorero, tugira iminsi mikuru y'imiryango. Mumbabarire mugaruke, Yesu ashimwe. Amen. Iminsi mikuru, iminsi mikuru. Amen. Bibiliya iravuze ngo uko umwaka utashe habagaho iminsi mikuru, harimo n'uyu munsi mukuru w'iki wa Pasika. Mariya n'umugabo we Yosefu bajana n'abana babo batubwira Yesu, ariko Mariya yari afite abandi barimo Yuda na Yakobo n'abashiki biwe. Baranditse muri Mariko 6:6. Bibiliya yavuze ngo bageze Yerusalemu, bageze mu rusengero, Mariya akora ikosa kubera iminsi mikuru asiga Yesu. Kubera iminsi mikuru agira gute asiga Yesu. Baravuga ngo buri yajanye n'urungano, buri yajanye na bene wabo. Ariko Mariya tuzamubaza. Umunyeshuri yarambaje nigisha ishuri rya Bibiliya kuko n'umwarimu yarambaje ngo sigihe ijuru, Imana irema ijuru n'isi ngo yo yabaga hehe. Nambwe rero iki kibazo kugira ngo tutazacibagirwa ngo iyi karamu n'urupapuro cyane tuzayibaza aho yari. Icyo twagisubiza tuzayibaza aho yari. Mariya mwumva abavyeyi bara asiga umwana w'imyaka 12 umunsi wose. Ese Mariya yagize ngo yariye uyu mwaka? Mariya azatekereza iki Mariya kweli? Yesu ashimwe. Amen. Mwumva iminsi mikuru. Iminsi mikuru. Mariya asiga umwana ngo agende urugendo kuriya mwana wawe. Kavana ukagera Rwamagana. Ese utekereza ariko Mariya icyo gihe nimba barusi barahabaga ariko naho bari bahari. Ne birashoboka. Ese bari bamuroze. Ngo ni iminsi mikuru. Ngo agende urugendo rw'umunsi wose azana n'umugabo wiwe Yosefu basiga Yesu. Iyo bakageraga iyo muve ku matelefone, abari ku matelefone. Bwana asifiwe. Amen. Baramubura ariko bararuka. Ndashima Imana kariya kantu eka babone. Ngo bagende urugendo rw'iminsi 3 yagira gute bamushaka. Mariya akora irindi kosa rya kabiri, muryumve mwari. Mariya akora ikosa rya kabiri abaza Yesu ngo njyewe na so. Ariko tuvugisha Mariya ntazi ubuhanuzi bwa Yesu, ntazi ko adahuye na Yosefu. Mariya yara akukira kinyoma. Se Mariya yaracihanye buriya. Ariko Mariya we uzakimubaza niba arakeye. Kuko hari undi muntu muri Bibiliya nawe wari ufite ibishagaga bene ibyo ngibyo ariko twamenye ko atabiye mu ijuru. Ni Rasheli. Ariko mbibuka Rasheli. Utuntu udukozo Rasheli yari afite adukora indaya. Niwe muhungu wahuriye, niwe mukobwa wahuriye n'umuhungu kwiriye. Bahita bamwambika ibikomo n'imikufu ariko Rasheli ariga nyine kujya kwindaya. Ngo bamukoreye imyaka 14. Ngo arangize rero munumve bashingira Yakobo mukuru we ngo niwe mukobwa wari mubi mu gihugu bitare. Rero abakobwa beza ari n'abandi babita. Yakobo agiye gupfumba uko yavuze yaravuze ngo nifa muzanshingura aho bashinguye Aburahamu n'umugore we Sara, aho bashinguye Isaka n'umugore we Rebeka, aho nashinguye umugore wanje nde Leya wa wundi mubi, naho Rasheli basize bajugunye mu ishamba. Yari yakoze amanyangabiri, yari yibye ikigirwamana yanabesha. Ushobora gukinisha kaho uyu munsi kuri uyu wa kane kararuvuye. Nanumvisha se ko mu ndebye igitsuri arisangire mwarimu. Haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ngo iminsi mikuru dufite abakristo bari gusiba amateraniro ku cyumweru kubera iminsi mikuru. Ngo ejo yari mu minsi mikuru ndagwa yari atashoboye.
kandi ako gakobwa ataye ubukwe ndikaza karepeta nyina ndararepeta ndibuzuye umwuka we ndibaza begere gabogera ako kantu kakamubuzima batera iminsi mikuru mu gutuma abakobwa bambara ubusa umuntu akambara umwenda amabere yose akayasiga imusozi kubera iki? Kubera iminsi mikuru. Iminsi mikuru mu gutuma abantu herutse kujyana n'ingiye ahantu Saint Joseph hari kuwa gatandatu harimo umumama ari kumwe n'abakobwa batatu n'imbarabiwe ndimumbaze barasese duhagurutse Nyabugogo muri ruguru bisi turinda tugera kandi imodoka yose yarwirase ngo umuntu yaruye inyama yari umumama yaro akaguru k'inkoko bashiraho n'izindi nyama 8 babana rero baravuga bati turamureba ngo baramwegera ngo barebe uko azirya ngo azimari inyama 8 iminsi ni mu gutuma abantu bagiko bataka mumbuge ngo amina mwari iminsi mikuru babana rero nyina we ngo yari yamubonye areba hirya babana arazibya nanjye nigeze kubona umugabo arya Nyabugogo narigiye kugira Rusizi araruri ikirundo ndavuga tunamwicara wane rero kwari ariko yari umupagani kandi yarafise arakatakatiya yenda kugira ngo bizameneka mbese foke neza isana rayose kwani kirege koko tu esingi irangiye mwebwe yabasizama Bobere umuntu mumbatese misi ukuriye gusizaho ngo nase karandi yamazibi ego ezarye karaba nabonye banyohereje utuntu ngo se karandi baraba ngo karandi ngo yandifurije umuzima naringiye gutekereza ko wa mwana uzubwiriza mu gatenga wa mfuzi wa munambira rero ati ni umunsi w'abakunda saza bimwe rero twende tuzigigugu eke rwana n'ikindi ko kugira ngo karabo kumuntu umugabo azagurura ko muza muri mu gucurika ibintu z'abashinwa mukabiturundaho karabo ibakaba unakambaye nakajugunywa inde urura imbaye Bibiliya zikareka kumbura n'umunsi mva njyewe imva yanjye nibukashire winda niziki kumara amafaranga mu baye abana ngo mugiye kugura inda zamara zikaribwa n'umuso kuzifaranga zirimo kuzipfirari yakumva ese ziriya ndabona iziki uwapfuye aba yapfuye n'ibyo Yesu yavuze ngo abantu batagatifu zimva ngo ni imbere ari umuntu minsi mikuru mama minsi mikuru bazaba uziko umudamu akubwira ngo ejo dufite umukwe urashakira urukwe utarugura mukabiri kubera iminsi mikuru nashira umwenda ngo uyu nguyu barawubonye mu mpanda urashurumva ariko iminsi mikuru iminsi mikuru yatumariye abantu mwari iminsi mikuru umuntu akirirwa adasenga ngo yabuze umwenda wo kujyana ku minsi mikuru iryo jo muvuge ngo iryo jo ukabukingurira abadayimoni bose bakiye reka mbabwiye mu isi hari ibigeragezo bitatu ikigaragazo cya mbere ni kizanwa na satani nta bushingi iyo bagisengeye kiragenda ikigaragazo cya kabiri ni icy'Imana yizaniye ngo igutesitinge igukarange ubandushe coco ndikizagisengerwa iyo ugisengeye ugihaye amababa yo kukuragaragaza kandi yaba wari ukizi ndikizagisengerwa musoma ubuzima bwa Yosefu cyari ikigaragazo cy'Imana reka nibi bintu byinshi mukunda kuvuga uzi ko abanzi bawe muri aba bantu harimo abanzi bawe wisharange uvuge ngo ejo nari mfuye kandi ari wowe wari wohereje iyo mbano umurishira ku isoko ry'ibigaragaza iyo Yosefu aceceka se kuvuga inzovu Yosefu uvugiri abwiye bagara frere ati mwabimenye bati ngahe vuga cyane nabonye mu nyunamira batuko
vuze ngo iki ngo babika Imana aravuze ngo uzakomera waretse ukazakomera siri utubwira ko uzakomera kandi mbabwire n'aka kantu igihe kibigaragaza Imana ntizivugiza icyo kintu ibyo yavuze barabivuze kandi nawe nushaka ureke gusenga igihe kibigaragaza ryama wemere bikudire Yosefu agemuriye bakuru agemuriye bande barashonje bari mu ishamba abashumba ntibaza barya iyo babonye ibiryo barishima baravuga batoya turabirya ariko araja mu cyobo abandi batoya tumushyire ku isoko mureke mbabwire ikiza kimbabaza kuri Yosefu murabona Yosefu ari ku isoko bagiye kumugurisha kunda ahagaze nabwo abahanuzi buvuga ko azakomera ijuru rirabyemera ijuru rigira gute byemera baramujana bamugeza abandi bamuguze nabo basubiye kumugurisha bageze mu Egiputa ko barakanika amagara aha ingurube ko zirasakuza hariya abandi bagurisha inyanya zaboze bari hariya Yosefu nawe araha nawe shebuze ariko aragatwetera akaguru barebe kutarakajorite Yosefu araceceka birakunda Yosefu ntigeze yisengera bavuge ngo Mana aka kaga ngiyemo ni wowe biteye rimwe na rimwe Imana ijisa ngaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo maze abanyago bana batizera bagatera umusara umugongo kuki wabyemeye mwami nyagasani Imana izibyemeye hari igihe Imana igira gute byemeye ikakureka ndibuka twasenganaga n'igurupe turi abanyamuka we twasenga umuhanuzi turimo akabanga umwe muri twebwe araguye kubera ibigaragazo nari mfite bukeye bagenzi banje turi mu butayu turangije iminsi ine tutarya tutanywa barambwira ngo nubwo duhaye dusenga ni wowe duhaye dusengera twabonye ari wowe usagwa azasubira nkiyana ibyo niyanye kera kandi icyo namenye ibigaragaza bigutinzeho abantu baza gushinja ibyaha abantu bagagura umunyabyaha Yosefu birakundaga kwa Potifari abo umuboyi abugira iki akakoropa ijuru rikaza rikareba finale ijuru zareba finale aho turutanya no kwitwara neza mu kigaragaza Yosefu avuyemo aja muri gereza Yosefu nta dosiye yagiraga kuko ugira dosiye n'utegereje gutaha nawe bari barajugunye ngo azapfiremo Yosefu yazize inzozi Yosefu yakijijwe n'inzozi muranumvishe se impano yawe ni izagukiza hobera umuntu mbwirwa impano yawe nimba izagukiza nimba ari ubwubatsi nimba ari ubwarimu nimba ari ugukorera Imana haleluya Yosefu yaraye ntabwo afite mwari bamuhubuza muri gereza mutekereza ko bagiye kumujyana ibwami yaririye muri izi resitora za hano sejemu cyangwa mutekereza ko yajyanye umusatsi wo muri gereza cyangwa yagiye yambaye neza nka mwarimu aseruka imbere ya Farawo atazi ibyabaye Farawo aravuga ngo banaho kwa Farawo muvuge ngo kwa Farawo bari bakomeye kurusha u Rwanda kuko n'abarozi babo nta muntu wari wemera ko muroza aparize kaminuza n'abatu bakenyeje batazi no kwandika izina ryabo bakaroha bari bafite n'abadirekiteri b'ibigo by'abarozi uwitwa Yane na Yambure nta muntu baguhezaga imiti bakabura ngo ushaka kuroga umukobwa w'imyaka dore uko babicanga cyane Farawo arababaza ngo narose inka zibyibushe narose n'izinanutse mbona inka ibyibushe ibiri yindi ariko igumana yanza baramubwira bati uwo porofeseri ntaraboneka muri iki gihugu uri kuramubona Yosefu araza
abivuga neza yitonze. Mureke mbabwire aho dutandukane n'abariya bahungu, kandi niyo mpamvu mbatinya. Yosefu yaravuze ngo mu ijuru hari Imana, naho twebwe tuzatwivuga. Muze mundebe, mbahe nimero zawe, uje kumpamagara saa 3 maze kuruhuka. Ariko Yosefu sayo babagamo baza bavuga ngo mu ijuru hari Imana. Izishuri bigize biti shuri, abantu barashaka barasa n'ibisiga bigiye kuvuga. Nimba umuntu yaririmbye tugafashwa, turabaririmbe mwebwe mbwira uwo muntu ngo ureke icyubahiro k'ibicimana, kandi mwibuke ko yavuze ngo ibintu byose nabibahaye, mureke icyubahiro cyane. Icyubahiro buri ushaka gukora ku cyubahiro cyane. Yosefu arasobanura za nzozi bija ku murongo, muvuge ngo amina. Bakuru bewe amakoti yarahindutse, nabo baracaba mu ndama, bamuserukaho ngo bare bati muri kishikuno mugende muri maneko mwe baterega wende utuzira umunyegiputa. Twebwe turi abana ba Yakobo, we Isaka na Aburahamu, babakozi b'Imana. Twavukaga turi 12, kamwe kari akanyamitwe, inyamaswa zara warabashize ahantu to neza. Dufitemo baramuna ba Yosefu umugabo wa Mariya. Yosefu ngo amaze kumenya ko Mariya atwite, ngo yagambiye kumubenga mwibanga. Uziko ari abantu bari mu kudufunga muri telefone mwibanga batatubwiye mwana neza karufu. Mumbarutse se we ntabwo wafunze mutabambaza aje mubyita gute? Ariko hari indi tereme y'abasore bari bagezweho. Uziko ari abantu batubroka neza, wamuhamagara ngo ntibashije kuboneka, nawe yagize ati utazaguma kumusagura. Ariko telefone y'Imana ntigira amanywa ntigira ijoro. Ari n'abandi natwe twigira abatari natwe na ba mwarimu tuba twarusha. Ese ni nka muravuga ngo mwasize inganda, nimubwira abafite inganda muri banga Mana twaje imbere yawe twasize imirimo ya amasaha n'isizongo. Imirimo mwasize y'igitangaza ni oya ni buyimbi. Imirimo mwasize ni iyi ko mutansubiza. Imirimo mwasize mufite inganda zishora amamodoka za rukuba. Kurikiriza yawe utwasize imirimo yacu iyi mwasize. Ntabwo basize imirimo. Utwigo mu bitotsi saa 11 niba ture murabagoma gusa ukuntu nigo mu bitotsi nibi n'ubundi abana baragusakuriza saa zo kuja ku ishuri zaba. Mumbabarire muvuge ngo amina. Haleluya. Hari inzira ngo nyinshi zo kuramya Imana, harimo inzira zigara ku 10. Habamwe inzira imwe yo kurambura amaboko batavuga. Ndashaka ko turambura Imana yacu amaboko yombi tutavuga. Tubwire ngo Mana, iyo ataba wewe tuba twaribagira. Haleluya. Yibwire mu mutima ngo ni wewe Mana. Izi moto ziba zaratugonze. Ayo muyamarure subire vuga. Izanye n'umotari. Ayo Mana we, Mana ishime ko nageze ku rusenge. Ariko araparika agashaka. Tugiye kuza hano biba biramucanza nganiriya hirya kubera ko abamotari bataramenyera umuhanda. Ariko n'abayamenyereye izi modoka zirahazo guhitana atabaye Imana. Uriya bari Amerika batubwiye nigeze dusengera umusazi, sengera umurwayi. Umuhanuzi arahanura aravuga ngo uyu nguyu azakira ejo saa 3 ngo undi arware, ngo nawe azakira ejo saa 6. Agira ati aravuga ngo ahangaha ngo azarwara benshi. Aho yerekeje ukuboko rero n'undi ari nicaye. Kandi yari umuhanuzi tuzi ko ari umuhanuzi. Umutima urambwira turasaza. Kandi ari gisaba imyaka 32 ndijeya. Kubera ubwoba reka mbabwire ikintu namenye. Ikibuga cya Satani zikina nk'umupira wayo ubwoba. Iyo Satani yakufatiye ubwoba abantu bose ubona ari bane. Ariko iyo twizeye iyo Mana ya Israeli ni Imana mu ruhande rwacu. Haleluya. Yotaga amata, umuntu azaniye amata mu gakombe k'amabara harimo ibitokorwa 3 nijoro ndayanywa mwana za bitokorwa.
Satani namwe ratereka wasaze. Umva kikiru gifata. Toka kibagira Yesu. Ndara ndi muri yo mvuma yo gusara. Oya byari byaba. Ndarambira mugenzi wanjye ni mukinge ndimva ngiye gusara byiye. Baransengera wapi? Uzi ko gusengera umunyabwoba bidakunda. Saa 3 ahunda barakisi undahita kwa. Satani namwe nangorega bafite muri saa 6 sigana saa 3. Mutima urati muri mushumba wanjye mushumba ngiye gusara ni munsengera. Barasenga naho undi mugabo nawe yanze gusakuza nawe byahanze. Kora abantu bari kwiseta rya Satani hano. Satani yabwira ngo ngewe narakize. Icyo gihe narakize. Ndavuga ni Mana mu masezerano ngirana nawe kundaye gusara. Arambira ngo hindukira urebe inyuma yawe. Hindukira mbona amarayika bavo bakagira iwanjye babona imbere babona iburyo babona ibumoso. Arambira ngo nuko utazubona ngo ababahori wawe. Buriya reka babwira abamarayika bari Ndabaza umpobere uwo munyabwoba mwicaranye wowe mumpobere neza umubwire ngo abamarayika bahori wawe. Mwabahobeye se mumpobere umukomanga umubwire ngo bahori wanyu bahori wawe. Hey, haleluya! Subira umuhobere neza mu kinyabupfura. Subira umuhobere neza. Subira umuhobere umubwire ngo bahori wawe. Mubabarire bahori wanyu, abamarayika bahori wanyu. Abamarayika! Haleluya! Kandi Imana batanze ku bwacu. Kibaza barwara, kibanyagirwa, kibagira imbeho, kibasonza, kibarakurakara ngeresi yo koze ibyaha. Iyo koze ibyaha Amerika ntibazakuvuga uko utakoze. Iyo wahemutse bagutanga raporo. Yesu ashimwe. Barivuze ngo Mwami Yesu ashimwe. Nibo bagiye kuri Sodoma ni Gomora baravuga bati twebwe Mwami waduhindura. Natwe tukaja kwa mwari mujaha. Ko kwa Jonathan batugoye barara batonga. Bazara abamarayika. Iyo bigeze kure marayika Imana yabangore kanje kwikorera ankete kanje kure abamarayika banje ko bagowe mumbabare mu ndebe. Amina. Kuva mwaka kuva 9 kandi kugeza none narakize. Aramasengeje ndazasenga ngewe. Reka ndiye kurya narya ibiryo mu gitondo nayavuze abantu bazara gusengera ipfa kurya mwari tuvugisha ukuri. Mana ibi ni ibiryo uzejesha amaraso ya Yesu. Murumva Yesu yari bumena amaraso kubera ibishimo. Amaraso ya Yesu ibishimo nato Yesu wari Imana. Haleluya! Akabura umwana bwiwe agasiga bakerubibe mu himbaza akaza mwisi kubera doto. Mugatesha amaraso ya Yesu agaciro. Icyazanye Yesu ni imitima. Nawe ibiryo muvuge ngo ibiryo zezwa n'umuriro tukabiryana kwise. Biteke bishe hanyuma twizere. Ibizoza bibana nanjye muze mundanyanirinde. Hari igihe mwese umuntu ngo nasengera ibiryo Imana turakweresa bari mu butayu urabashaka wiki. Hari n'abandi bari muri gereza. Hari abandi bafite babinaniwe bagureke tubanze tujye gusengera ibyifuzo. Ikintu tutamura sanse nike. Turimo turarya turashonje umuntu akamara minota yirukana abazimu n'abazimukana. Ngewe rero ndahungura nkana. Azurunse mwari hari igihaga kwangiza agasanga ngende hagati n'iyi. Atinda sengera ibiryo. Inzara yandiye niriwe mvuga neza mbwiriza amateraniro 3. Hanyuma nawe uje gusengera abantu bagiye mu Kanyarira n'abagiye mu Rusesamanza n'abagiye mu bujurire. Ndiko ndajurira si ibyo byabonetse. Irirata. Katumukomera amashiko yaduhaye baturinda. Dawudi yaravuze ngo nzaza ndyamansinzire nisiguye. Ahubwo muvuge ngo amina. Ahubwo muvuge ngo ahubwo.
haleluya. Twakabaye dusenga amasengesho nimugoroba yo kubwira Imana ngo ba nukuri niwe waturinze uno munsi wono, niwe waduhaye kuba dufite amaguru, tuba dufite ibi bintu dufite ni Imana ya Israeli. Reka dusubire tuyikore icyo kimenyetso cyo kuyubaha. Yesu ashimwe. Hari inzira ngo 10 zo kuyiramya, harimo inzira imwe yo kurambura amaboko ngo bacecetse, ariko mu mitima hakikiriza akava ngo kuri Imana. N'uyu mwenda nambara, n'urukweto nambara, kuba mbigenda, kuba bataranyica, ni wowe Mana. Ayo maboko nicyo abahaye tuyarambure rero. Abegamiye musa n'abegutse, utananiwe udakikiye, mbabare muhaguruke tuyaramburire Imana, tuyarambure mureke kuyanyeganyeza, tuyarambure gusa tuvuge ngo Mana umutima wacu ni wewe data we. Papa izina ryawe rihabwa icubahiro. Iyo ataba we tuba twaribagiranye, mumbabarire tumukomere amashyi data ashimwe hejuru ye. Haleluya, amina. Mwicare hasi nje gusoza, narimo mvuga iminsi mikuru, ndeke gutwara numvishe ubusinzi bumfata. Amina. Haleluya. Oh, haleluya. Iminsi mikuru nditume musiga Yesu. Iminsi mikuru nditume mugira gute? Musiga Yesu. Kasoze nde gusenga, n'ubu mutima mugira gusenga. Amen. Abantu ngo basiga Yesu kubera iki? Iminsi mikuru. Ariko ma iminsi mikuru ngutuma umuntu w'umubyeyi yambara akantu k'akajipo cyose. Buri umusazi ntaza amenya ko yasaze. Yamenye ko yasaze aba yakize. Hari abantu benshi barasaze. Ariko tekereza nka madamu wanjye cyangwa mama ndacafite mama wanjye arahari kandi njye urubyaro rw'13. Usanga mama mbere kariya kantu kakari haba we. Iminsi ntigatume dusiga Yesu. Mariya aragaruka musanga hehe? Mu rusengero. Niba mushaka kureba Yesu, tahandi Yesu aba ni hehe? Ni mu materaniro, ni mu gakiza, ni mu kwihana, ni mu bihe byiza. Mumbabarire muvuge ngo amina. Wari wakoze kumbuye umwana wa mama, narinda kukumbuye. Turabana ku rubuga rw'abanyamwuga. Haleluya. Haleluya. Iminsi mikuru mwari irimo gutuma umuhungu n'umukobwa bikiruko cy'icumweru bakava muri korali ngo bari mu minsi yajya ngo yiki kwa kwezi. Ariko na amen, baravuye muri korali kubera iminsi mikuru. Niki wabonye inka za bindi baza bakora ngaha, umuntu yakoze ubukwe kwa gatandatu, ikindi cyumweru ngo aje kwishongora ngaha ngo aje gushima Imana. Sima wabonye ndashima Imana. Umugore yambaye agakwetero asa n'igisiga kigiye kuguruka. Imana yambaye ubukwe bwemewe n'abantu. Sawa abantu kareka kavara kazabona gushima. Reka mbe na seri wanjye, ariko seri w'icumweru agaceri karacahari, amakaro ni hasi, waretse akazagira isese makarana akadobo kandi mukabona gushima. Umuceri bagutwerereye uracahari, uyu muntu wagiye gushima. Madamu nawe akaniga amajwi, abandi bagatera amakorasi. Kuko bwacu twabonye Imana. Mwabonye Imana? Mwabonye imirimo y'Imana? Ntimwabonye Imana? Haleluya, haleluya. Mumbabarire mubwire ngo amina. Twongere tubwire ngo amina. Amina. Niba turusengere sonse. Gimana? Ya kok, dia pasti dia mana mau kemudian.
hagutere uyu mwana ibitotsi bari baza kumuha ibitotsi. Haleluya! 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 hasigaye ndimo ndinuma none Imana yayo mu ndibitotsi. Sano mubwira utigirayo wimbuza sano mwigizayo komo na kuzinda mwigiza. Twese tubwire ngo amena. Twongere haleluya. Twongere cyane haleluya. Tugiye gusenga ariko muhagaze. Abantu baraha tugiye gutanga igitambo dufatikanye n'uyu mwana dupfukama kubwira Imana ngo Mana ugize neza kumutabara. Reka dupfukame mwari masenga. Naze Nesiteri naze